wanjye ndabona uri kwera kabisa. Ibi nibyo bita kuba umukire. Umukire OG. Gitari yanjye shahu. Jobundi imyumbati yareze. Turagurisha. Ubundi ndi kwitoza ku buryo ngomba gukora na kora na Bruce Melody. Urumva? Ntazamukubitiraho ni uhoraho. Yesu! Iyo Bruce Melody yayemera ni uhoraho. Sandi mu kinyase aya. Ubundi ariko se uramusenza ari yera. Musenzi nambwiye ngaze ku murima mubwira ikibazo tumaze iminsi utari kweza neza. Cyakongera amafumbire umurimo ukazawera neza nkabona amafaranga. Ubuse kagagitari ndi kwigurira cyagufungura studio. Urumva? Cyakorana kora boya ni yuhora cyangwa arakifaye ubundi twarimbanaga. What? Musenza bayatinze rero. Naga telefone kazimye ariko buri araza. Yakomeje kwanga sinzi ukuntu yigize. Je nzamukura kuri kano kazi rega abonye ko yamfatishije. Boss, urakapfa gusa. Yesu! Nasoni, urakapfa. Nijure kubwira. Waje wicara mu murima rero nakagukuraho abusore. Uzi kuraje kubyimba. Oya boss, oya ariko wanyweye biragaragara. Nagacupa kamwe ko. Agacupa kamwe so gatajya kuntuka we nasoni. Oya boss, none se reka nkubwire. None se wowe uraza ukicara mu murima ndi mu kinya ngo ndimo kumvise ako arakagoma urumva bita ngo ni uhoraho ari usituma na gitari yanjye vuga nabi ubundi wowe urumva ubundi we niki nshaka gukorana kora bona Bruce Melody karakantu ushaka kurepeta urumva ku buryo zagashyira mu ndirimbo hagatayene Bruce Melody uzi ko harimo abantu benshi bamwifuza ntibamubone nanjye nyakabanda yose ndi onura yene urumva ureka byo kwikina twawe umva se ahubwo mbwira imirima yanjye ndabona ibijumba kandi byo byonyine uri gutera ibintu bimeze gute oya n'amateke arimo na dodo zirimo dodo zumye gutya nizo uri kumva wapize dodo ni mbisi umva rero genzanya amafaranga bananashoye kugira ngo ugire ute umpingi mu mujyi mba ndi gusupplyinga biki ibicuruzwa umva rero nkubwira wa musore akazi kagire seri ngigura ifumbire mva ruganda ibintu by'amase tugiye kubivaho bya byo kujya gutunda amase ndabizo wabyangaga sibyo ngiye kugenda ibana kila kitu utakuwa naenda kijijini kununua vile vitu vya uchafu sitaki wewe nataka utumie vitu vile kutoka mjini unasikia ndakumva nataka nipate mazao mengi watu wengi wanahitaji kupata vitu continue chakula inahitajika mjini nikumbwiye nimba ari kumbwiye rero nangi ifumbire ukimara kuyishira hara ku muhanda imodoka yizanye wise sa nyizana nyishiramo gutya hari ukuntu urabona hano hari ukuntu gutyo ugenda utera no kigenje nyene ngashishika nakumvisha wakoze kandi ngomeze ni repetere ibyo byawe ahubwo wowe icara wewe guma hanga tugume dupago se telefone yabaye ariko wowe naguhamagaye iyawe nsanga yazimye nanjye ndebyanjye nsanga yazimye ni kimwe nakumva wenda kuzi wega ako boss ubundi reka nkubaze telefone kuzimana gute uri boss Yesu nyumvire nawe nyumvire ariko se nk'icyo kibazo kimbaza kandi je bafite akazi kenshi mfite abantu benshi bamagara wowe se ahubwo boss reka nkubwire okay bireke ceceka wese garutekeza ahubwo niki twateramo hano kugira ibintu bigira ute bigende neza cicuma umuntu tumise byose sawa ukambe rero boss reka nkubwire asemana wese nakubwiye ngo reka ko mujyamo ngaho none niba watekereje projet kambwira projet ufite si byose je projet ngiye gusubira mu mujyi kandi uzongera kumbona nyuma y'icyumweru ngiye rero reka nkubwire nubundi wavugaga ngo ibyo twazajya duhinga twaje tubijyana mu mujyi ahubwo ngiye hari ikintu kimwe nungutse kuko nubundi wabugiye kuzana ifumbire ubuse watera amagufwa ntiyakera inyama ubuse nkaho kuko wize kucyekiza warize ubundi narize nyine none se gutera inyama mu murima none se wari wamaye umurima ngo nzaje mbasha kuvomerera mbasha no kugira gute umurima wanjye njewe MG umukire bazi mu mujyi uzutere mu murima wanjye amagufa azeri inyama Jesus is Lord ahubwo ni kuvuga nade nshaka uri kunyicira na mudu Nzamubwiye none ngero kundeba niko iki cyane cyane kifatira musezura n'umujura n'umujura tuba muginga n'umujura run abajura ngewe rero sinzi kabisa
Oya. Kandi utakutana ule mjinga mwiza atashinda kumkamata. Boss, waragarutse ngubwo. Ndagarutse arirutse aradusiga nimba aragusize umva ibintu tagiye ku n'abantu hari n'abandi bantu bari bamfashije ahite yinjiye mu itiyo urumva rero umuntu winjiye mu itiyo yinjiye mu itiyo se n'amazi kwirukana kwisi kuri umugabane w'isi twakwita mwirukana akajya gutura mu isanzuru kaze mubwire noneho musore jewe rero buriya nuko utananze umukire mu jino ndazwe urumva abantu baranzi ibintu uri kunzanira ntago nabura umuntu nangaje hano uze n'ikindi kwanzia sasa hivi wewe nimekufukuza kazini kwirukanye ariko noneho nagorwa Monsieur, écoute-moi. À partir de maintenant, tu ne suis pas mon travailleur. Je vous chasse. Wakihanganye. Umva monsieur. Ntago ndi mwene wanyu ujye ukina na papa wawe. Naso niba nta mirimo agira birakureba. Jewe ubu ngubu ndabyanzuye. Toka imbere yanjye. Ndakwirukanye niko mvuze. Boss, reka nkubwire. Winunga intoki. Reka mbanze nkubwire. Nubundi uranyirukanye nta kintu kiri bubihindure. Urumva? Nujya mu mujyi ndagukubitiro gitari wamvuye imbere no